waje watumbye ku buryo utabona n'icyo umukwira kandi nakongera nkagucuranga uri nati dutangire ubu ko kugiye wanze ko mpicyo ngusaba ariko Gafara uri ukuntu wajyaga wiba imineke ukora ibitsina ukayibarabara ukajya kwiba imineke ariko Antoine ubu tuvuge ko utumva ku buryo utava mu nzira ngo nicaye ariko Gafara usibye kuza unyihenza ubu muri isaro wabuza intebe wicaramo koko cyangwa waje watumbye ku buryo utabona n'icyo umukwira ariko Antoine ufite ayo kuntuka uratibuka ngo ugende intumbi kandi nakongera nkagucuranga none se iyo kuri ntebe ariyo nicaramo ukaza ukayigaramo ntunavunze ngo nicaye ngucuranga ubu se urambonye usanga ndi gitari usanze ndi umudurise cyangwa usanze ndi inanga ubwo nawe rero ukaba ubaye rujindiri cyangwa se batunze uzacuranga n'isi cyangwa nutayicuranga nayo izagucurange reka reka tube twicariye hano nta n'impamvu zo kugira ngo tumwe tugende n'ubundi se ko imodoka hano nta kibazo irahadusanga iradusanga nta kibazo ariko wowe nkubaze yego Tereza hari aho Tereza Tereza ari aho ariko naje ntaheruka kumubona ntabwo mperuka kumubona Adera disi Adera ari aho Adera ari aho were ko tujya tunahura mana ukuntu twari inshuti ari aho mwari inshuti ibyo ndabizi shazamunsuhurize cyane nzamugusuhuriza ndamukumbuye cyane hari igihe nzabona na buriya mana ntibishaka ariko biza Antoine ubu none hano ushobora kubera isibaniro ukajya ngo ni ingabo zaharwanira bimbwiye iki ubwo amajoro ndaba generali urakirite nanjye ndikwite uri kumva none hasigaye turwane wahinje inkubito zazindi ariko ubu ngubu ni njye nawe nidushaka turwane y'abanyamerika n'iy'abavietnam sibyo ushaka wahinje inkubito zazindi Antoine ubu tuvuge ko udashobora kuva mu nzira nicaye fata intebe ujye kwicara hariya arigendere uri nati dutangire igihe rero umugore ko ndeba imaze kurya amavubi twari mpitanye ariko kahomana ubu ko kugiye wanze ko mpicyo ngusaba uraba hano muraho namwe mukomeze ntiduheje Ade se ni wowe yego ko mana Gafara we duheruka ariko wowe ariko gafaranga amakuru yawe ni meza Gafara uransuye cyangwa urayotse wanda gusuye yewe urakira gate abana bameshe imyenda abe
ni akagongo gatoya. Gafaranga asura de. Nta kibazo gusura. Nyine numvaga ngukumbuye nyine naje gukureba. Yego komana. Nkumbura utese Gafara. Nyine urabona cyane twahuraga nyine. Niba twataruke tutaganiriye. Kandi numvaga ko abyo nshaka tuganira. Ariko se Gafara. Ukumva do. Ni iki kiguteye koko kuza kunesha umutwe umbwira ibyo bigambo byawe koko? Niwe ndabona utegera imodoka hano umuntu ashobora kutaza kwibona. Ariko ntacyo niyo takwigira imbere wategera n'imbere. Okay, noneho reka tujyane. Reka manuke njye kuri leta yo hepfo. Hagiye wasanga aho umuntu ashobora kuba mu modoka. Muri ya masangano n'inzira. Niva ahandi gutya, niva ahandi. Urabona ko zibura ari 3. Wenda hano nshobora kutaza kwibona, ariko ngiye hariya hepfo muri aya masangano nshobora kwibona. Agaruka tugende. Reka tugende. Usufu. Tugende. Yes. Ugenze gute? No, shumutwe. Abaguhora ikise sheri. Cyangwa byivurira ryaragenda bijyaranshimira rwose. Reka ngende. Kahagera n'umuseze. Sibyo? Sezerashe. Bye. Bye. Cyangwa nibeshe n'undi muntu wambaye isura ya Gafaranga. Reka ndebe neza. Oya ni njyewe tegeze neza. Ni njye Gafaranga. Ni wowe? Urabona buriya igihe duhura bika cyagiye. Wandirimbi indirimbo n'ubinkozaro ku mutima. Noneho bitanibuka ko n'undi twiganye tururungana twiganye. Tegeze kutwa dukina urabyibuka urumva. Ndabareka ze nkurebe. Wenda ndebe icyo nagufasha. Ngore niyo kabari gato ariko nk'umuntu urungana twiganye ndebe icyo nagufasha. Hewe, icyakora cyo twari tubyirukanye neza. Nuko twagendaga dukura. Ubuzima bwagendaga budukomerera buri wese aciye nzira. Icyo kiba cyazaye nyine urumva. Abamwe bagize amahirwe yo gukoroha bashe gufasha abandi nyine bwakomereye kuko nyine urungano. Si byose? Uraze nk'ikisa karawe uziko byakera wakomeje guseka cyenyege kweli. Ariko Gafara. Umuntu rakiri. Ntabwo urakabya ariko umugabo ari wowe. Nibutse ko muri bukokono wajyaga hurira ibitoki. Ujya kwibibira cy'abandi. Gafara. Mwana urakiba. Biriya byari by'abana, byari by'abana. Ubu ngundi Gafaranga ntabwo n'umugabo ntabwo niba. Gusa n'abakiriya banjye ndi gucuruza ndabapimira umunzani sinjya mbiba urumva. Byari bya Rwanda bya kera. Jado? Niko Jado? Jado? Karame. Ndano mubwire. Wari murakora iki? Nari ndimo gusubira mu masomo njye na Christela kuko examen iregereje. Usubira mu masomo so ubona uziga? Umenye ko umurage wawe ari umuruho no guca inshuro itagwira. Ubundi ukazajya ushimishwa no kuba inzererezi. Ikindi kandi nkuhamagariye. Nagira ngo nkubwire ko utaziyemera muri ubu ufite ukurinda. Kuko umunsi umwe rukundo nzagutuma uruve hano ugende. Buretse mbanze mpangane n'uwiyita so. Cyangwa nzumva urogotwa numva wamubwiye ibyo nakubwiye. Nzumve
nzumve ugire ibyo urogotwa ngo uramubwira ngaho tumuka umve mu maso gira vuba vuba genda ade ibyo reka tubivemo ahubwo icyo nshaka ikazuba ngo gira se wowe ujya mu metero 20 icyo nashakaga nashaka ko tuzura ubucuti bw'abandi bw'urungano bisama buzuka bute kandi bwaramaze kubura ade ntaho bwagiye buracyahari ariko se ntunabona ko nabwo utuma duwe ku kibazo cya Nyabenda n'umuhungu we nk'urungano reka di nuko ari wowe wakundaga kuturusha ubundi se sinumva bavuga ngo uriya muhungu Jado ni uwawe ariko rero umuntu arebye neza isura yawe irimo pe ade barabeshya nuko rero umuturanyi gusa ariko se ubundi ntuzi ko n'ubundi ngo abaturanyi babyana abana basa ahubwo wowe mbwira ubyemeye ko tuzura ubucuti bwa kera nyine bw'urungano cyangwa se niba ugira isozo kubigemera hano umbwire ngire nandi kibaruwa y'ubusabe Gafara genda uyandike nuyandika do reka ngwerekeye n'ubundi naje nayandikira hari urumva nabizi abagore mwemera mugoranye naje nabyiteguye doshi irimo hano ibyo ni isomo ritoya kandi nzabona igisubizo si byose reka ngende kugira ngo urimo kugasoma nzabona umbwira ngaho reka nkurenze irembo twivutse tutitone twakerewe akajya ntabwo nabyamira sikumva nabyuze mu gitondo cya kare saa 9 z'ijoro nyuma nabyutse nkazagira nkabyuka nkagufata aya byaba bibi uzi ko ari cyadani we ahubwo se ubundi bukindo kwangira iki koko nawe urashaka kubakanga gusa uradukana nashaka kubasuhuza no kumfuriza amasomo meza urakoze Jado bakwihuta twakerewe kiri genda ndagusanga imbere ndaza nihuta ntabwo uranseka Jado sikoro mbanishimye mbonye iyo ugiye ku ishuri ni byose gusa nanjye byaranshimishije kubona narasubiye kwiga rwose ukuntu naravuga numva mbishaka rwose nawe murumva nanjye nasubirayo nubwo narangije aya ntabwo byashoboka rero ubundi nyine wowe ugomba kunjya imbere nyine nagira ngo nkubwire ko nyine tuzajya duhurira hano igihe uvuye ku ishuri nta kibazo rwose nyine tuzaba tuhahurira ariko rero Dani ni ukuzajya dukora ku buryo nyine nta muntu uzatubona cyangwa agira umuntu ubimenya kubera iki hagize umuntu ubimenya cyangwa mama akabimenya yanyize noneho yancamo kabiri rwose uzagure telefone acyari umunyeshuri so ngiye ko nyize aya warakize nyine yakize ikize nyine ufite telefone jya ku ishuri udakere yego gafaranga koko yewe reka ndebe ibirimo da ndabona yarenze kuri sheri wanzonze Adele ndagira ngo dukomeze ubucuti twahoranye kera rwose ndagukura inde gafaranga akundana Adele koko kankomeze kandi ubimenye nanjye nzakora uko nshoboye kose nkumenyere buri kimwe cyose ukeneye ntegereza igisubizo cyanyu sheri bine
ariko rero nagorwa mwakabyarana ni muzima ndarota ubu ngiye kujya mu rukundo nshaje koko iki ariko muri iyi baruwa ndabonamo ikindi kintu kambanze ndebera ngo iki ye baba nyagasani ngo iki miliyoni zingahe ebyiri zose inde gafaranga yewe adera we mbaye umukira tu karabaye ariko se mana we akibi bintu nubwo ndi gusakuza nkwiye kwitonda aho sinzaba nka twana bashukisha iki ariko ko yatanze gafaranga twari inshuti na kera wenda simbizi amegereze ndebe